Ubuzererezi bw'abana bo mu mihanda ni kimwe mu bibazo bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Mu duce twa Nyabugogo na Kimisagara, abaturage n'abacuruzi bavuga ko umubare w'abana bamara umunsi n'ijoro mu mihanda ukomeje kwiyongera. Ibintu bavuga ko bigira ingaruka ku mutekano n'imibereho y'abatuye ndetse n'abakorera ibikorwa byabo bya buri munsi. Aba bana bakunze kugaragara ku masangano y'imihanda, ku masoko, hafi y'ahantu hanyura abantu benshi basabiriza cyangwa bakambura abagenzi ibyo bafite. Gusa bamwe mu baturage bavuga ko uko bagenda bamara igihe kinini mu muhanda, hari abisanga mu bikorwa bihungabanya umutekano. Mu rwego rwo kumenya uko iki kibazo gihagaze, twasuye utwo duce twa Nyabugogo na Kimisagara, tuganira n'abaturage ndetse n'abakorera ibikorwa byabo bya buri munsi muri utu duce. Twa Izayi, abana babaye benshi b'amamarine, urahagarara hano ku muhanda ufite wambaye ingofero bakaba barayirashye bakiruka. Nk'abamama bo rwose ntago bakigira ibitambaro babibamazeho. Aba baturage twaganiriye bavuga ko mu myaka ishize umubare w'abana bo mu muhanda bari basigaye bagaragara ari muke, ariko muri iki gihe hari ubwiyongere bugaragara. Bavuga ko hari abaza basabiriza abakiriya, abandi bakarara mu mihanda cyangwa mu nyubako zitarimo abantu, ndetse abenshi ko birarira mu biraro. Iki kibazo cyateye impungenge abaturage bibaza impamvu umubare w'abo bana ukomeje kwiyongera, nyamara inzego zitandukanye zikomeje gukora ubukangurambaga bwo kurengera uburenganzira bw'umwana no gukomeza kubaka umuryango utekanye. Mu gushaka kumenya inkomoko y'iki kibazo, abemeye kutuganiriza inyuma ya kamera batubwiye ko bamwe mu bakorera muri utu duce twa Nyabugogo na Kimisagara ari bo base na ba nyina b'aba bana. Ikibazo bateje biba abagenzi nk'umugenzi uje gutega akabura nk'imodoka biri mu ngombwa ko ari bugende mu gitondo, baramwambura, hari nabo bakubita bakabakomeretsa nyine. Ba mutima w'urugo ba Kimisagara bavuga ko imwe mu mpamvu nyamukuru ituma abana benshi bisanga mu muhanda ari ibibazo bituruka mu miryango bakomokamo. Aba babyeyi bavuga ko amakimbirane hagati y'abashakanye, ubusinzi ndetse n'ubukene biri mu bituma abana bamwe bafata umwanzuro wo kuva mu ngo zabo bakajya ku muhanda. Iyo umwana aje ugomba kubanza mbere na mbere kumenya kubera icyo umwana avuye mu rugo iwabo. Akaba aje muri Kimisagara aturutse aho ku Kamonyi nko kuri kubivuga, aturutse i Musanze, aturutse mu ntara iyo ari yo yose, ukajya kubona ugasanga umwana yisanze hehe muri Nyabugogo, ari wo murenge wacu wa Kimisagara. Imihanda iva ku makimbirane yo mu ngo hagati y'imiryango, hagati y'umugore n'umugabo. Buri umugore n'umugabo batamanye neza cyangwa se hari ubukene hagati yabo, ntago bara gukimbirana. Icyo gihe havamo abana bamwe bakajya mu mihanda, bakavamo abandi babana bamwe ibirara, indaya, bakora nyine umwuga utari mwiza. Bavuga kandi ko hari abana bava mu ngo rimwe na rimwe bafite ababyeyi bombi, ariko kubera amakimbirane ahoraho mu rugo, bakumva ko ubuzima bwo mu muhanda ari bwo buboroheye kurusha gukomeza kubaho bumva nta mahoro bafite. Abasesenguzi mu mibereho myiza y'abaturage bavuga ko umwana yamaze igihe kinini mu muhanda aba ashobora guhura n'ibibazo byinshi birimo gukoresha ibiyobyabwenge, uburara, ihohoterwa n'ibindi bishobora kumwangiriza ahazaza. Ni muri urwo rwego abagize amatsinda ya mutima w'urugo bavuga ko igisubizo kirambye kidashingiye gusa ku gukura abana mu muhanda, ahubwo ko kigomba guhera ku gukemura ibibazo biri mu miryango bakomoka. Kuko buri mwana wese aba afite ikibazo gitandukanye n'icyundi. Iyo tubyumvishe tukabaganiriza, rimwe na rimwe bagenda bahinduka. Kwigisha ni uguhozaho, ntabwo turi buvuge ngo ni ibintu byahita bishura uyu mwanya, ariko ibyo ari byo byose turi mu ngamba, dufite urugendo rurerure, kandi urugendo rurerure dufite tugomba kuzarusoza neza nk'uko umukuru w'igihugu cyacu ahora bidutoza. Mu gihe hagitegerejwe ibisubizo birambye, abaturage bahamya ko umutekano n'iterambere by'ahazaza haba abana bizagerwaho ari uko impamvu zibasunikira kujya mu mihanda zizaba zabanje gukemurwa. Ikintu cyakorwa na leta y'u Rwanda nyine yabakusanya ikabashyira hamwe, urumva nyine ikigo bakabubakira nk'ikigo babigishirizamo indangagaciro, apana kubajyana igikondo kubafunga, kuko barabafata bakajya kubafunga bakabagezaho bakabakubita bakagira ute, nyuma babo bakabarekura bakabazana, bagafata nk'ikigo bakabashyiramo bakabitaho, urumva nyine bakanabigisha indangagaciro, bakabashyira no mu mashuri y'imyuga ababishaka, abandi bakikije amashuri bakajya kwiga, nibwo byarangira. Ariko kujya kubafunga bakabamaza amezi 3 bakabagarura, n'ubundi ntibibabuza kongera kwiba. Ntagara Migambi, iyi ni Damuke TV.